ikakurenganura. Rero ntiwigunge, ntiwumve ko upfuye birangiye, ntiwumve ko bayi ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu munsi twari twasuye Shania mu rugo iwe kubera ko yampamagaye ambwira ko atameze neza, ambwira ko yaheze mu buriri ko yarwaye, ariko ndavuga nti nzamusura umunsi nabonye akanya. Iyi munsi rero nanyarutse njya kumusura, mugezeho nibwo nkimugeraho murabibona, aricaye ari mu rugo. Ntago byoroshye nyine, yabanje kumbwira uburyo arwaye, ariko numva ni ibintu bitoroshye. Ndavuga nti ubwo ntacyo turaza kubiganira n'abadukurikiye babyumve. Hasigaye harateye uburwayi bugiye butandukanye, gusa nyine icyambere ni ukwivuza ukamenya ko wakize neza. Reka wenda mbanze musuhuze nawe atubwire uburyo yafashwe, uko yarwaye, kugira ngo bidusobanurire neza tubashe kumenya uko bimeze mu buryo kugira ngo we nyiri ubwita bitwibwirire, kuko ntago njye nabivuga, nshobora kubivuga nabi, ariko we niba uzi uburyo yarwaye, niba uzi uburibwe afite n'uburyo ababara, abanza bitubwire twumve uko amerewe tunamwihanganisha. Tugwaye ikaze Shania. Akoze. Sinirimo kubaza uko umeze, kuko ukomeze ndakureba. Kene birebe. Ntabwo umeze neza rwose, ibyo biragaragara. Gusa nyine ni ukwihangana. Ntabwo ntibyagenda nyine, ubuzima niko waba umeze, ejo ubuseke, ejo ubundi urira, ejo ubundi wapfushije gutya nyine. Iyo umwana abyara zikaba impundu, abandi bakajya mu biriyo. Urumva ku isi nibwo buzima tubayemo bwa buri munsi. Umwe ari guseka undi abarira. Ejo bundi musura nibwo nakwaje ntumeze utari ko wari umeze neza, ndavuga ndabona umeze neza, byo wari umeze neza, ariko umva niba nari kubajije ejo uyu munsi nkaba mbona utameze neza, urumva ko ubuzima bugenda buhinduka. Warampamagaye mbwira ko warwaye, nagira ngo tubiganire n'abandi babimenye. Warwaye gute? Wafashwe ute? Wafashwe ryari? Mba mbona nabihera kuko ibintu byambayeho ntiwamenya ngo byaje gute, nyine byaje gake gake bigenda bikura. Ntabwo ejo bundi umunsi gashereza hano kubonezaho imvura, ngashaka umugabo, ngomba guhiga umugabo nkamumwereka. Bukeye agiye mu kiraka bisanzwe, ndagenda ndakora. Aho nagiye mu kiraka cyo gufurira umuntu, yaragenda ndakora, maze gukora ndi gutaha, ngeze hariya hepfo ndatsikira. Nyine numva ni ibisanzwe ni ugutsikira. Nzamuka nyine ncumbagiramo gake n'abandi ndi bwikande n'utuzi dushyushye biri bushire. Ubwo ndaza ngera hano ndateka, nshyushya amazi nshyiramo umunyu, nyine ndakanda ngira ngo birarangira. Ndamuza ndacumbagira buhoro buhoro, ariko nyine numva bidakomeye. Bukeye ndabana byibuze kanongera niyandayande njye mu kiraka, nabwo nari nararanye ikiraka kuba ndi gucumbagira nta kibazo. Numvaga bitarakomera cyane. Ubwo ndamanuka ngiye mu kiraka, aho nari ngiye nabwo kwari ugufura, ngiye mvomye injerekani ya mbere kumva nari ndi gucumbagira, ukuguru kwa kabiri nako kujemo ikinya. Abana ibi bintu ntabwo bisanzwe. Ndambwira uwo mumere namwe rero shaka undi muntu ugukorera, ndumva byanze kanitaye. Ubwo nibwo utangira gufatwa cyane. Urumva kwa mbere nari ndi gucumbagira n'ubundi, ukundi numva hajemo ibinya. Ubu ndazamuka ngeze hano bitangira gutyo, numva amaguru yose hajemo ibinya. Nkakandagira nyine numva ndababara, ndi kuribwa cyane ibirenge. Ubwo nirirwa aho gutyo nicaye, ako nkibasha gutambukamo nyine nuko. Ubwo ndangije ari nabwo nahitaga nkwamagana mwana, ariko ndarwaye ndumva bidasanzwe. Mwambwiye kutameze neza. Nuko nyuma ubwo byageze nijoro, noneho amaguru yatangiye kujya byimba.
njya kuryama mvuga nibwo mu gitondo ndabyukira kwa muganga andebera. Mu gitondo nabyutse ntabasha gukandagira, amaguru n'ubundi yabyimbye ntabasha kugenda. Cyakoze abaturanyi baramfasha nyine barahantwara kwa muganga. Tugezeyo bansuzuma indwara zose barazibura, bampa utunini tworoshye ariko natwo nta kintu turi kumara. Uko bukeye n'uko bwije n'ubwo ndi kubinywa birabyimba, n'ubwo bushagarira burimo nyine ibirenge biba bindya byokera nk'aho ari mu rusenda. Nuko ngayo ni ukuvuga ngo kuva cya gihe twaza hano tukasanga arasheri muri gusa n'abaserera nibwo ikibazo cyatangiye. Bukeye nibwo cyatangiye. Kugeza ubu waba waragerageza se kumenya wenda n'ikibazo ufite, kuko urumva amaguru ukuntu wafashwe n'uburyo yatangiye kubyimba, ashobora harimo uburwayi, ari imitsi cyangwa se ari ibyo wakandagiye cyangwa waranatsikiye bikatera ikibazo nyine gikomeye. Waba waragerageje kwivuza byibura byanga ariko wagerageje? Kandi mubwira ko abaturanyi bamfashije bakanterura nkagera kwa muganga, njyana bansuzuma indwara zose n'iyo mitsi byose barabirebye, bancisha no mu cyuma barebamo ko hari ikibazo naba naragize mu gutsikira, usanga nta kibazo kirimo. Rero nibwo bahise bampa utunini tworoshye, utunyine tugabanya ububabare. Uba wumva uribwa nk'imvune mu nyama n'imitsi? Ari aho imvune kwa kundi nacumbagiraga byo gutsikira, imvune ntabwo nkikanda guke ngo mbabare by'imvune, aho mba numva ibintu bindyamo bijya byokera nk'urusenda mu birenge, byokera nk'urusenda. Kenatari none yangu ubu ntabwo ubasha gukandagira, ntabwo wagenda ngo ubibashe? Reka da, ubuzima busa nkaho bwahagaze. Ubu Janté yagiye ku ishuri ntawe uhari, iyo aje niwe ugira ikintu wenda akora. Sinaza ubu kunicaya kujya kuryama ni ugukuruza ikibuno nkajya mu cyumba nkaryama. Sinabasha kugera ku muhanda, sinanasohoka ngo njye kuri tuwarete. Ubu ni ugukuruza ikibuno nkajya ku kadobo, Janté yaza akajya kukamena. Ubuzima bubi shabugoye. Kuki ibintu komera ngewe ubu kuko biba binyobeye bigomba none nyine. Uzi kuba wari ukomeye wikorera imirimo yawe yose ugahita nyine ntabwo wenda sinavuga ko umugaye nyine ugahita umera nk'umuntu udafite amaguru kandi wari uyafite ubasha no gukandagira byibura umuntu avuga ati reka njye kwishakishiriza ibirayi by'abana mu gihe kitari gito cyane ugahita umererwa gutyo. umubiri ni ubusa. Numva ko ari ikibazo kinakomeye cyane, gusa icy'ingenzi ni ugukomera. Buriya nyine duca muri byinshi bitatworohera, ariko burya ni ugukomera no kwihangana, nicyo kintu cya mbere. Ko hari igihe ibyo biza ariko bitari ibikwica, ari ibiza igihe gito bikongera bikarangira. Ikibazo baba bahagaritse ubuzima. Ubu sinahaguruka mpameka umwana kandi aba akeneye guhekwa. Sinabasha kujya kwizanira injerekani y'amazi, sinabasha kujya ku kazi gutyo ngo abana barye. Uyu munsi kugira ngo turye, ubwo n'uyu mwana mutoya ubwo Janté we yariye ku ishuri, ni abaturanyi bamugaburiye, nanjye bampaye agakoma ndanywa. Ntitwabwije tudacanye imbabura, ubu sinzi n'uko ejo bizagenda. Ubu se urambwira ngo aba bana wenda njye niyo napfa nta kibazo, ariko aba bana barabaho bati. Mama ntukajye urwara ngo utekereze nabi habe. Urapfa se uzira iki? Ni iki uri kwishyura? Urupfu hari ideni ururimo? Sinzi aka kanya icyo ndi kuzira. Nta kintu na kimwe uri kwishyura, uburyo ujya kuvuga ngo niyo wapfa se aba bana bagasigara gute? Ntibagukeneye? Ntabwo uzi kwicara ahantu hamwe utanabasha byibura no kuba wakoropya mu nzu cyangwa ucisha umweko ku muryango. Ibyo byo birababaje, ariko uzakira. Tujye tunizera rega rimwe na rimwe. Utabasha gukarabya umwana niyo bagutereka ibase hano imbere. Wowe utekereje
wenda simvuze ngo dushyushye kuko urarwaye yego nibyo ariko urarwaye ariko ntabwo twakora turi ibintu bikana ntukaturi ibintu bivuga ngo nzapfa sinzakira uzakira kuko nyine ntabwo sintekereza ko icyo gihe cyawe cyo kugira ngo ubuzima bwawe burangire kuko ibyo waciyemo shaniya ni byinshi byakubabaje byakubayeho ntabwo ibingibi ari byo byatuma usubira hasi ngo wemere gutsindwa ugomba kurwana nk'uko na mbere warwanye ari ngiye kukubaza ni hari wenda byarabaye bigenda gutyo ariko se hari uwo waba utekereza urumva wagiye kwa muganga babura indwara kandi buriya kenshi tuzi ko iyo babuze indwara haba harimo n'ibya kinyarwanda ushaka kunyuza mu kinyarwanda cyangwa se hari n'ibitegano hari ibintu umuntu arenga amaguru akabyimba nyine indwara ni nyinshi ntabwo nshaka kuvuga ngo ni kuko sindi muganga ntabwo mbizi ariko se uyitekereje wo kuvuga ati ntekereje muri njyewe niba indwara yarabuze uko biri kose ndwaye yaba yaraturutse kuki uketse reka dukeke kuko gukeka bibaho nubwo ari icyaha ariko iyo ukeka ntabwo uba uhamije umuntu icyaha iyo utekereje ukuntu uko umeze n'uburwayi ufite n'uburyo wari umaze iminsi umeze neza atekereza ko byaba byaraturutse ku cy'uburwayi bwaba bwaraturutse hehe kuko hari n'indwara zizana hari n'indwara ntabwo indwara zose bari uko ziba zaturutse ahantu hari n'ibintu byo kumva ukarwara igiheri ku kaguru kikaza kuvamo kanseri kandi cyarabaye igiheri cyabizana iyo utekereje wumva indwara yaraturutse ese ubwo wumva mu gutsikira kwanjye n'imvune uko handyaga sinkiyumva nimba numvamo ibintu bindya nk'ubushagara mvuze ngo yavuye he naba simbizi rwose nimba ari ibyizanye nimba ari ibitererano ntabwo mbizi nawe uko nyine ubibona nuko nanjye nabonye biza muri make nawe ntuzi ibyo urwaye umuntu niyo agiye kwa muganga akabura indwara biba ikibazo umenya ngo urivuza iki ikindi kandi bakakanya sinashobora no kujya kwivuza byibura kwifatisha ikizami mu kinyarwanda ngo barebe byibura nimba ari n'uburozi urumva indwara yaba yaraturutse hehe ugereranyije n'uko warwaye n'uburyo wafashwe n'uburyo wumva ubabara nyine n'uburyo wari umeze n'abantu uburyo mwari mubanye burya hari n'indwara urwara igaturuka no ku mibanire y'uko ubanye n'abantu turi ku isi kandi turi ku isi ntabwo twishimirwa n'abantu bose hari igihe ubaho umuntu atakwishimiye ntacyo mupfa ntacyo musangira ntasanga umugabane bibaho rero wowe uba wumva indwara yaraturutse uretse kuba byarizanye gutya tuze mu bantu nakeka ahubwo nahita nkeka ko dufitanye ikibazo niwe nakeka kuko buriya namucyanye nubwo twagurukanaga ariko ntaheruka kuntesha umutwe gusa simpamya ko uriya mugore nubwo yinjiye mu nzu yanjye ataba yagize nk'ibyanagamo gusa nta gihamya mfite cyabyo ariko mu gukeka niwe nakeka ko niwe muntu dufitanye nawe ikibazo kirakomeye ahubwo uriya umugabo abagore baramupfa nubwo mwaba mutamukunda mwese ariko abagore baramupfa umugabo muramupfa ikibazo cya hagati y'umugabo n'umugore n'undi mugore harimo umugabo ikintu cyose umuntu yagikora Mana yanjijije ubusa pe ndetse gukeka ko iyo nawe abaye ari we wabikoze yabanjijije ubusa si umuntu se ni umuntu icyo ni icya mbere ikindi kandi mufite n'ikibazo umuntu mudafite ikibazo se yabaguhuriye umuntu utagiriye nabi mutavuganye mutatonganye yabaguhuriye ariko biba bindya ushaka gushima haba numva nakomora nk'inyama nkashimamo imbere uzi umuntu kugira ikintu muri muzima akakugira ikintu ufite amaguru wagendaga ibyo bibabaza agatuma abana bawe basabiriza kandi wari ufite uburyo ubushobozi bwo kubatunga nubwo butari ubushobozi bufatika ariko ufite imbaraga zo kubakorera ubwo bufatika ubwo ushoboye ku giti cyawe nubwo niyo mpamvu bufatika kuki buri gihe ibintu bibi byose ari byo byerekeza bizashira buri kintu burakigira igihe cyacyo niba ari cyo gihe nyine byagombaga kuba nyine nuko byagombaga kuba hari n'ikihe kandi ikintu cyose kikagusigira n'isomo mu buzima
ariko nuko isomo kigusigira isomo ariko kigasiga ubabaye, ariko nta kundi ubuzima bwose tuba tugomba kubwakira uko buri tukanabubamo uko buri, kuko ntabwo wahindura ibyabaye. Ahubwo icyo dusaba ni ugusaba Imana mu bya bindi bituriho biveho, bituveho. Naho ubuzima iyo igihe cyageze kuba urababara, umubiri ukakurya, Imana yavuga ngo baho ukabaho, waba nyine uri wo kugenda Imana yabisinye nuko bigenda. Ariko twizere kuzakira kuko wanyuze muri byinshi bitari byiza, bibabaza inda irakwica, bagusohora mu nzu, ujya hanze, ujya ku musozi urwaza abana, ibintu biba bibi birashyira bivaho. N'ibi rero bizavaho. Sinzi impamvu ari njye buri gihe bibaho, sinzi impamvu pe, gusa Imana niyo nkuru. Bizashira. Bibaho kubera ko Imana iba yarashatse ko bibaho. Ariko ibizi n'impamvu byabayeho, buriya hari ikibikuye imbere. Niba urwaye ntupfuka ugakira wababaye, haba hari impamvu yagukijije utagiye burundu. Aha ndarekuye rwose, ngiye guhamagara baze batwara abana babo babajyane, agiye kwicwa n'inzara. babajyane mu cyaro aho ba Maritine. Baretse ugiye gutwara abana mu cyaro, hanyuma se usigare hano mu nzu. Wenda na Jantiye kumutuma n'ayo mazi akayazana, ukamutuma akamutuma amazi, bwo nari gukora ngo abone uko arya, kugira ngo bicirwe n'inzara hano ntibagenda. Wowe ikwicire mu nzu noneho uri wenyine, utabona n'utuma amazi ngo namubwira ati nyoza n'ibirenge. Nta kibazo, abana banjye babigenderemo. Bitangira kureba kano kanya. Mwese ubu nimba babwiriwe rimwe, ejo ubwo ntibazabwirwa nzandi gukora. Buretse gufata uwo mwanzuro wo gutwara abana babaretse, kuko ntabwo uzi gukora kw'Imana, uko nta n'ubwo uzi ko Imana iba yapanze. Ushaka kuburara rimwe kabiri gashira icyumweru, ariko ejo ukarya. Reka nige n'ubundi no kukubaza ibintu byinshi, twari tuje kureba uko umerewe, uradusobanurira uburyo warwaye, gusa komeza ukomere, wihangane. Wibuke ko watabawe inshuro nyinshi kandi utari uzi ko uzatabarwa, n'iyi nshuro rero watabarwa kandi ikakurenganura. Rero ntiwigunge, ntiwumve ko upfuye birangiye, ntiwumve